Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku magambo abiri: ibitambo n'amaturo. Haleluya! Ibitambo n'amaturo. Amina. Ibitambo n'amaturo niyo nyigisho Nyagasani yashatse ko dusangira muri iki gihe. Ntabwo nzi ngo izamara iminsi ingahe, niyo mpamvu mbwira buri wese ufite ikibazo ku kintu cyitwa gutura cyangwa se ibitambo ko yatega amatwi akumva icyo ari cyo, aho bitandukaniye, aho bihurira n'icyo biba bigamije. Haleluya! Tumaze rero iminsi tuganira ku ijambo ryitwa ukuri. Ukuri twakwinjiyemo, ukuri turagusesengura, ukuri tuza gusanga kuradutsinda. Umuntu utaratsinzwe n'ukuri, ubwo yaba yigereranyije n'Imana nyakuri, kuko Imana y'ukuri irakeye, irera. Twebwe rero turasa nabi kubera yuko turi mu isi y'ikinyoma, yego, ariko natwe ubwacu tugerageza kucyambara kugira ngo tubashe gutambuka. Nuko nguko abagenzi bagana mu ijuru turi kugenda turwana, turi ku rugamba. Njya mpora mbwira abavandimwe ni turi ku rugamba. Urugamba rero ni ukugerageza gutsinda ibyo ngibyo bigerageza kutunesha, kandi tugomba kutandura, kutiyanduza nabyo kugira ngo tubashe gutambuka tujya mu ijuru. Ni urugamba rero, ni urugamba, kuko gutsinda ikinyoma mu isi y'ikinyoma biragoye. Kandi wibuke ko Nyagasani Yezu yasenze avuga ati: dawe singusabye kubakura mu isi, ahubwo ngusabye kuyibarindiramo. Haleluya! Turi abagenzi bagana mu ijuru, turi abakristo, ariko turindiwe mu isi y'umwijima. Haleluya! Yezu yaravuze ati: urumuri rwaje mu isi, urumuri rwaje mu mwijima, ariko umwijima wanga kwakira urumuri, kubera yuko umwijima utashakaga ko ibyawo bijya ahagaragara. Niba rero baranze kwakira Kristo, ntabwo ari twebwe bazakira mu buryo bworoshye. Ntabwo icyo ngicyo rwose, ntabwo twagishidikanyaho, kuko ijambo rya Kristo ni intabeshya. Haleluya! Yezu yaravuze ati: bana banjye, isi ni ibanga. Isi ninde? Isi ntabwo ari ubutaka, kuko ubutaka ntabwo bushobora kutubwira ngo nimwumveho nimwinkandagiraho. Isi ni ab'isi, isi ni abantu, isi ni uwo mwijima, isi ni ibanga. Bana banjye, ntimuzacike intege, kuko njye yanyanze mbere yanyu. Haleluya! Isi rero igomba kutwanga. Muvandimwe, niba wambaye ukuri, isi izakwanga. Niba ushaka gushyira ahagaragara iby'umwijima, umwijima uzakurwanya. Ibyo ngibyo twarabibonye tuganira mu kuri, tuza gusanga ukuri ari ikintu gikomeye, ariko kandi gikwiriye. Ukuri tukugereranye n'itara, noneho ikinyoma tukigereranye n'umwijima. Mu by'ukuri, nubwo rero itara wenda iyo rigeze mu mwijima bitavuga, ariko hari n'ukuntu nawe ushobora kwisobanurira uburyo umwijima ugowe. Kuko iyo urumuri rubonetse, umwijima urahunga. Haleluya! Iyo urumuri ruhageze, umwijima urahunga. Ni ukuvuga ngo umwijima ntushobora kunezezwa n'urumuri, kubera ko urumuri ruwirukana, kandi umwijima nawo uba ushaka kubaho. Turamuze tubishyize wenda nko mu bintu bifatika, wavuga uti umwijima wishimira kubaho, ariko kandi ukababazwa n'uko urumuri ruje, kuko umwijima uhita upfa. Ni ukuvuga rero ngo hari intambara hagati y'umwijima n'urumuri. Natwe rero abasenga turi abanyarumuri, twakagombye kuba abatwara rumuri, abatwara mucyo. Twakagombye kuba abazana urumuri ahantu rutari. None rero, niba twiyemeje kuba abatwaye urumuri, turibwira se yuko isi y'umwijima izatwishimira? Ntabwo bizashoboka, izaturwanya. Ariko rero niturwanya, ntabwo natwe tuzagomba gutsindwa ngo turambarare hasi, ngo kuko ngo abaturwanya ari benshi, ngo kuko ngo abatwanga ari benshi, ngo kuko amategeko aturwanya ariyo menshi, cyangwa se ko logike y'abantu ari ndende kandi aribo benshi bayishyigikiye gutyo, ariko ari logike y'umwijima, ngo tuvuge ngo ubwo ngo nta kundi, ngo natwe tugomba kubyihorera, ngo nuko nguko. Ya, ahubwo tujye tuzirikana ijambo nkunze kuvuga cyane,
ariko kandi riri muri Bibiliya ngo kuva ku bwa Yohani Batista ubwami bw'Imana buraharanirwa, cyangwa ingoma y'ijuru iraharanirwa, kandi abibyihare, haleluya, nibo bazayikukana, haleluya. Ibyihare rero ni bande? Ni abo bantu bemera kubabazwa, bemera no kwitwa ibicucu cyangwa se ibigoryi mu maso y'abantu, ariko bari guharanira ukuri. Ubwo kuri rero twarakurebye, tureba kuri Stefano, tureba ukuntu yishwe azize ikinyoma cy'abantu, ariko kandi aharanira ukuri. Tuza gusanga natwe tugomba kuba ba Stefano, tugerageze kuba nka Stefano, kugira ngo byibuze n'uzakugirira nabi azabe aguhora ijambo ry'Imana, azaba aguhora ukuri. Ngewe njya numva ukuri kutantera ubwoba. Ngewe niyo umuntu amvuze ikinyoma ndavuga nishimwa Yezu ko bambeshyeye, byibuze nkumva mvuga nti hari akantu gatoya nanjye mbashije gutwaza Yezu ku musaraba, kuko nanjye hari akantu kitwa kanyoma. Ariko kandi niyo bambeshyeye nge ndanezerwa cyane, nkavuga nti nibambeshyere kuko ukuri kuzatsinda, haleluya. Ukuri rero twaje gusanga ko ukuri naho kwagaragara nk'ugutsinzwe mu maso y'abantu, ariko kuri kuratsinda. Kuko buriya Yezu bamwica anapfa ku musaraba, agapfa bikarangira, igihe bari barimo kugenda bavuna amaguru y'abari bari ku musaraba kugira ngo babashe kubamanura, baravugaga bati reka tubamanure isabato itabasanga ku misaraba. Ariko kubera ko bari bavugaga bati nitubamanura ari bazima baraducika biruke, bigira inama yo kubavuna amaguru. Muri kwa kubavuna amaguru rero bageze kuri Yezu basanga Yezu we yamaze gupfa. Ntibaba bakimuvunya amaguru, ahubwo bamutera icumu mu rubavu. Ibyo ngibyo ndizera yuko wenda ntabwo navuga ngo buri wese abizi, ariko ndizera yuko tugerageza kubyibuka. Nuko rero ukuri kwagaragaraga nkaho gutsinzwe, kuko Yezu yari apfuye, kandi na Pilato yari yamaze kubona ko ari umwana w'Imana, ariko arapfuye. Ubwo no kuvuga ngo mu maso y'abamukunda, mu maso y'abe bose bari bifashe mapfubyi, kuko ukuri kwari kurangije kugaragara ko gutsinzwe. Ariko haleluya, ku iherezo, amina, ukuri kwaratsinze kuko Yezu yarazutse, amina, haleluya, arazuka. Nuko n'abandi bari mu kinyoma barabwira abasirikare bati muzajya muvuga ko ari abigishwa be baje bakamutwara. Nuko cya kinyoma kigumaho kugeza n'ubu, hari abakigifite gutyo, ariko ukuri kurahari kuvuga ngo ntabwo umwami w'amahoro yaheranwe n'urupfu. Nubwo yapfuye, icyo gihe bagiye kujya kumuvuna amaguru basanga yapfuye, byagaragaraga ko apfuye, ariko nukuri umwami w'amahoro ni muzima, haleluya, amina. Ni muzima, n'ubu ni muzima, nta gipfa, yarazutse kandi ni muzima iteka n'iteka, haleluya, amina. Kuri rero kwaratsinze. Nubwo icyo gihe mu gihe cy'inzira y'umusaraba byagaragaraga ko ukuri kuri gutsindwa, ariko ukuri kwaratsinze. Igihe cy'urupfu ukuri kwari kwagaragaye nk'ugutsinzwe. Yego, abari bakurikiye Yezu baravugaga bati se ko yavugaga ngo rwose ngo n'umwana w'Imana, ubu se ko kwatugenje ate, bari bihebye. Ariko haleluya, amaze kuzuka arababwiye ati narazutse ndi muzima, haleluya, haleluya, amina, narazutse ubu ndi muzima, amina, haleluya. Umwami tuvuga, umwami dusenga, umwami dupfukamira, ntago ari mu mva uyu munsi ni muzima, haleluya. Yagiye mu mva kugira ngo ajye kubohora bari baboheye ikuzimu, haleluya. Byari ngombwa rero ko nabo babohorwa, kuko nazo zari roho zagombaga gukira, amina. Yaje gukiza bariho n'abari barapfuye ariko basinziriye hehe, mu kaga ko kwiheba, batazi uko bazavaho Sekibi yababoheye. Yezu waje gusana icyo kiraro rero, yaje kugisana kugira ngo abantu bose bashobore kugitambukaho. Abapfuye bamwizeye bari basinziriye ariko bategereje gutabarwa. Noneho rero yagombaga kuza akabatabara, akabarengera bose, haleluya. Yagombaga rero kubikora. Rero iyo barebaga iyo ntambara imeze gutyo y'ukuri n'ikinyoma, abarebaga mu buryo bw'amaso babonaga ko ikinyoma cyamaze gutsinda, ko Yezu wigize umwami w'abami, ko Yezu wigiraga umwana w'Imana apfuye. Ariko we mukuri, haleluya, yarabonaga abandi banagomba kujya kubohora. Yarabidusobanuriye. Ubwo ndasa n'urimo kwegeranya kugira ngo noneho twinjire mu maturo n'ibitambo. Nuko rero
Yezu Kristo aratsinda. Haleluya. Buriya rero we ntabwo yarebaga nk'uko abantu barebaga. Abantu bo bararebaga bakavuga bati uyu reka tumwice n'inyigisho ze zihagarare, ye kuguma kugandisha rubanda. Ariko mu ijuru, haleluya, mu kuri bo baravugaga bati ubutumwa bwo ku isi bukwiriye kurangira, ariko hari indi ntambwe y'ubutumwa igomba gukorwa. Iyo ntambwe y'ubutumwa rero nayo yagombaga gukorwa, kuko twebwe buriya iyo tureba ubuzima bwo ku isi, ni nacyo gituma burya dukunda kuba mu kinyoma, ni nacyo gituma dukunda kwikunda. Buriya tureba ku isi gusa, ariko tukiyibagiza yuko hirya y'ubu buzima hari ubundi buzima. Aho rero niho njyewe Nyagasani antuma buri gihe kukuburira, ambwira ati mumbwirire umwana wanjye, nubwo ku isi muriho, nubwo muri kureba ko muri kurya, muri kwambara, muri gukora, muri mu mishinga, nubwo muri kuzamura amazu, nubwo muri icyo uri gukora cyose muvandimwe wanjye, ariko ujye wibuka yuko ahangaha uri ntabwo uri uwa mbere uhabaye, nta nubwo ari nawe wa nyuma. Haleluya. Nuri uwa mbere, hari abandi wahasanze, ariko kandi uri gutambuka, uri kugenda, hari n'abandi bazaza bahagusanga. Haleluya. Erega ubuzima bwa hano ku isi iyo tubugereranyije n'urugendo, tugerageza kubyumva. Urugendo, abantu tuvuge, hari aho turi kuva, hari n'aho turi kujya. Uhagurutse wenda se i Kigali, ugiye wenda i Muhanga, ni urugero mfashe. Cyangwa se uhagurutse hamwe ugiye ahandi, reka mfate Kigali Muhanga. Iyo imodoka igitsimbura cyangwa se iyo umuntu agishingura ikirenge, aba akiri hafi cyane y'aho ahagurukiye. Uko agenda yicuma, uko amasaha agenda yicuma, niko burya wa muntu aba agenda asiga aho ari kuva, asatira aho ari kujya. Ibyo ni ibintu navuga ngo bisanzwe byumvikana, ndi kugerageza kubishyira mu ijambo ry'Imana, ariko ni ibintu n'umuntu uwo ari we wese abizi. Uko igihe kigenda cyicuma, niko ugenda usiga aho waturutse, ahubwo usatira aho uri kugana. Biza kugera igihe rero hari ukuntu ukagera mu rugendo mo hagati, ku buryo aho intera iri hagati y'aho waturutse n'aho ugeze ibingana niyo aho uri kujya n'aho ugeze. Ariko uko ukomeza gutera intambwe, niko ya ntera y'aho uri kujya igenda irushaho kuba ntoya. Nuvuga ngo watangiye urugendo, intera y'aho uri kujya ari nini, ariko uko ugenda ucuma urugendo, niko intera y'aho uri kujya igenda irushaho kuba ntoya, noneho iy'aho uri kuva ikagenda irushaho kuba nini. Noneho rero uko ugenda wigira imbere, hari igihe uzagera i Muhanga. Haleluya. Wenda tuvuge wagiye n'amaguru, uzakoresha iminsi 3 cyangwa 4, wagiye se n'imodoka iri buhakoresha igihe kingana gutya, ariko amaherezo nuko uzagerayo. Haleluya. Nugerayo rero, tuvuge wenda n'ubukwe bwahabaye, umuntu yagutumiye atuzaze dusangire. Uhagurutse i Kigali ushonje, uvuga uti ntabwo narya mu nzira kubera yuko nzarya kwa runaka yantumiye. Haleluya. Nuko naneho uhaguruka i Kigali ushonje. Ubwo no kuvuga rero ngo i Kigali nahagurukanye inzara, ariko ningera i Muhanga maze kwicara, inzara n'inyota birashira kubera yuko bari buhite banzimanira. Ni ukuvuga rero ngo ubuzima bw'i Kigali nari mbufitemo inzara, ubuzima bw'i Muhanga aho najyaga nyine mbugizemo guhaga. Haleluya. Nuko rero nashakaga kugusobanurira, ndiko kubwane turi abagenzi, ntabwo dukwiriye gutinda aha turi, cyane cyane ko turi kugenda. Rero aho twaturutse hari n'abandi baturi inyuma. No kuvuga ngo urwo rugendo wirureba wenyine, wenda tuvuge twatumiwe turi abantu benshi, ngewe ndi ku maguru cyangwa ndi mu modoka yanjye, ariko inyuma hari n'izindi modoka. Mu gihe ngewe ngeze mu cya kabiri cy'urugendo, hari abandi bari guhaguruka i Kigali. Ubwo rero no kuvuga ngo abo bari guhaguruka i Kigali hari igihe bari buze kugera nabo mu cya kabiri cy'urugendo, n'abahagurutse inyuma hari igihe nabo bazagera mu cya kabiri cy'urugendo. Nuko nguko tuzakomeza. Noneho igihe nzaba nashyitse kubera ko nagurutse mbere, abandi bazaba bakiri mu nzira baza. Nuko rero urugendo rugana mu ijoro rumeze. Niyo mpamvu mba ndi kukubwira muvandimwe, ngerageza kubijyana no mu buzima bwacu busanzwe, nkubwira ni wirangara, turi mu rugendo. Erega uko iminsi yicuma niko turi kugana kumva zacu muvandimwe. Icyo ni ikintu tutagomba no gutindaho cyane. Ahangaha turi rero, hari abandi bahahoze,
iyo turi kureba mu mateka turavuga tubasekuruza bacu babayeho koko, uyu munsi rero ntago bakiriho, nitwe turiho, ariko natwe mu minsi iri imbere ujye wibuka ko tuzaba twabaye mu mateka. Niyo mpamvu rero ngewe nkubwira muvandimwe muri izi nyigisho nkubwira nikora ku buryo amateka uzasiga ku isi azaba afite akamaro. Byibuze bazajya bibuka bati wowe runaka yabayeho nuko akora ikintu iki byibuze ukibukwa mu mateka ko akoze ikintu cyiza. Ushobora no kutibukwa mu mateka y'isi, ariko mu mateka y'ijuru uzwi. Haleluya. Mu mateka yo mu ijuru bavuga bati hari umuntu wabaye hahesha Imana icyubahiro. Haleluya. Muvandimwe wanjye nkunda rero, uru rugendo rwidukerereza twireba ngo reka tumirwe n'ikinyoma, ngo kubera yuko ngo nta kundi ngo ikinyoma se ngo reka ngo ugerageje no kuvugisha ukuri ngo abantu barakwanga, ariko Imana ikwikundire. Haleluya. Bashobora kukwanga kubera ko bitabanejeje, ariko Imana yo mu ijuru iragukunda kandi irakuryohewe. Erega niba Imana igukunda, Imana ikaba igukomeyeho, ariko si ubundi ubwo niba Imana iri mu ruhande rwawe, haleluya, umwanzi wawe yabandi ntawe. Ubwo rero muvandimwe twarebaga ko kuri n'ikinyoma, nibyo bitugejeje aho ngaho. None rero umwanzuro twafashe nuko tutagomba guhangayikishwa n'ikintu cyitwa ikinyoma ngo kitubuze gukurikira Imana yo mu ijuru, kuko ikinyoma gifite imbaraga ariko kiratsindwa. Ukuri kugira imbaraga gushobora no kugira imbaraga nkeya, ariko none se ubwo Yezu Kristo mu maso y'abantu ntibyagaragaraga ko apfuye? Ubwo ntibyari byabaye intege nkeya mu maso y'abantu babandi bavugaga ngo yigize umwana w'Imana, abo yabwiraga ngo ngewe ngo ndi umwana w'Imana, baravugaga bati wa mwana w'Imana no, n'abahise n'abagenzi ku musaraba nibyo bamubwiraga ngo wiringiye Imana, ngo ngaho nikumanuye ku musaraba ngo mva kwigukunda, ngo wavuze ngo azasenya hekaru, ngo yubake mu minsi 3, ngo ngaho nabikore. Bari babonaga ukuri ko ari kwagize intege nke mu maso y'abantu, niho mvuga. Ariko ukuri ko kumanya umwimerere wako, haleluya, burya zahabu nagikorera ubwinshi pfa kuba ari original bariyo. Haleluya, amen, haleluya. Yezu rero yaratsinze, haleluya, yaratsinze kuko we yarebaga urugamba yagombaga kurwana nyuma y'urwo ngurwo, aravuga ati birakwiriye ko ngerayo, birakwiriye ko ngera n'ahariya kugira ngo nkore biriya. Abantu bo barebaga ibyo ngibyo gusa. Buriya rero dukunda kwirebera aho ngaho gusa, nicyo nakubwiraga, dukunda kwirebera hafi aha, tukirebera hafi aha, ariko Imana yo mu ijuru ntabwo ishaka ko tuguma kureba hafi aha. Imishinga ni byiza tuyikore, ni byiza rwose. Niba ufite ako kunywa ukabasha kukanywa ukanywe, niba ufite icyo kurya ubasha kurya ugifite amenyo mazima urye, ntabwo Imana ibyanga. Ariko wibuka ko uri umugenzi ugana hehe? Nahaha, aho niho rero nshaka kukubaza. Ese muvandimwe, destination ni ebyiri, hari mu ijuru hakaba n'ikuzimu. Harahari no mu byahishuwe, harahari. Hari abantu rero bavuga ngo yangwa nta kuzimu kuriho, ngo ikuzimu ni hariho mu byahishuwe, harahari, yewe mu byanditswe bitagatifu harahari ye. None Nyagasani yavuze ati nzababwira ngo muze ntore za data tujye kubana, naho abandi batamukoreye ngo azababwira ngo ngaho nimugende mwabivume mwe. None bazajya hehe? Bazajya ko ntabwo basaba batandukanye. Abakobwa 10, 5 b'abapfu, abandi 5 b'abanyamutima. Aba bapfu bagiye hehe? Ntabwo bababwira ati nimugende mujye kujugunywa hanze. None ni hehe? Abatashye ubukwe. None se ntabwo uzi ko hari abaje mu bukwe bafite umwambaro muzima, n'abandi baje badafite umwambaro, wambaye umwambaro utari mwiza ntabwo yasohotse agasukwa hanze? Aho ni hehe? Ntabwo ari mu bukwe. Uko biri rero, ubyemera utabyemera, ngewe ndabyemera. Hari ubugingo bw'iteka, hakaba n'urupfu rw'iteka. Ibintu bibiri tugomba kubanza kumva ko bibaho. Ndizera yuko iyo nyigisho ntazafata umwanya wo kuyigira ngo nkwereke ko umuriro ubaho, ngo nkwereke ko n'ijuru ribaho. Hari abantu bavuga ko nta muriro ubaho, ariko ntabwo turabo. Ndizera yuko nta muntu turi kumwe muri wo dukira aho ngaho. Niba hari n'uhari rero, ndagira ngo ngiye mu mari impungenge mubwire nibyo koko ijuru ririho n'umuriro uriho. Bitabaye ibyo ntabwo Yezu yari kwirwa amanuka, yari kuza se kudukiza iki? Niba ari kubona nta kaga katuri imbere, ariko baje gukora iki? Yaje kutwereka ko ubugingo bw'iteka bugomba guharanirwa. N'ijambo ry'Imana ribivuga ko kuva ku bwa Yohani Batista, ibyo nari nabivuze. Haleluya. No kuvuga rero ngo ijuru ririho n'umuriro uriho. Ibyo mbese ntabwo tubishindikanyaho. None rero
ko tumaze kwemera ko ubuzima bw'iteka buriho, tukaba twemera ko n'umuriro ubaho, njyewe ndi kukubaza nti izo destination zombi ari ebyiri ko ziri imbere yacu, wowe uri kugana hehe? Wowe uri kugana hehe? Wivuga ngo ariko ngo Imana irabona ngana he? Oya, wowe ahubwo mu bwenge Imana yaguhaye n'ubwigenge bwawe uragana hehe? Haleluya. Witekereza ngo Imana niyo izagena aho nzajya. Imana ntabwo ari izagena, ni wowe uzahigenera. Muvandimwe nkubwire, ni wowe uzahigenera. Muvandimwe nkunda rero, ntutekereze ngo Imana niyo izagena aho nzajya. Oya, umva ukuntu Imana yahakugeneye. Ku ikubitiro Imana yarakuremye, iguha ubwenge, iguha ubwigenge, iguha ubwiza, iguha uko umeze. Irangije irakubwira iti dore ngushyize imbere y'ikibi n'icyiza mwana wanjye, nguhaye ubwenge n'intwaro zose zishoboka kugira ngo utsinde, hanyuma urwane utsinde. Nunkeneraho ibikoresho ujye umbwira, nzajya ngutabara, sinzigera ngutererana kuri uru rugamba, mwana wanjye turi kumwe. Mbese ubwo Imana itakoze ni igiki kuko muvandimwe wanjye nkunda koko? Umva, ahantu haranyica cyane. Imana ntiyigeze idutererana, ahubwo yaduhaye ubwenge n'ubwigenge, kandi iratubwira ngo duhitemo neza kandi dukomeze turwane. Reka ngusomere mu gitabo cy'iyimuka Misiri. Reka tuharebe nawe ariko harebe, fata Bibiliya yawe turebe mu iyimuka Misiri umutwe wa 19. Kwa 19 turebe ku murongo wa 3, turahera ku murongo wa 3, 19:3. Tugiye rero kumva uwuriwe mu maso y'Imana. Imana imenyesha Abayisiraheli kwizagirana isezerano nabo. Musa rero, ubwo n'umurongo wa 3, Musa rero azamuka umusozi asanga Imana Uhoraho amuhamagarira mu mpinga y'umusozi avuga ati, bwira utya inzu ya Yakobo kandi utangariza Abayisiraheli uti, inzu ya Yakobo ni nabo Bayisiraheli, mwiboneye ubwanyu ibyo nakoreye mu Misiri n'ukuntu mwebwe mbahetse nk'uko kagoma iguruka ihetse abana bayo, maze nkabazana mbiyegereza. None nimwumva ibyo mbabwira, muzaba banjye bwite mu miryango yose, nubwo isi yose nayo ari iyanjye. Haleluya. Umva, nubwo isi yose ari iy'Imana, ariko twebwe abajya mu ijuru, twebwe tuzababe bwite niba twemeye kugendera mu mabwiriza ye. Ngo ariko mwebwe muzambera urugaga rw'intore zinshengerera n'umuryango mutagatifu. Ngaya magambo uza kubwira Abayisiraheli. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. None muvandimwe, uri muri abangaba mu rugaga rw'intore n'umuryango mutagatifu, ukavuga ko Imana hari icyo yakwimye kugira ngo uzajye mu ijuru. Ariko rero ikibi n'ikiza biduhagaze imbere, niyo mpamvu guhitamo ari ngombwa, kandi tukarwana tugomba gutsinda. Haleluya. Erega ubwo ibindi kukubwira bigiye kutwinjiza mu bitambo n'amaturo. Ntabwo bikwiriye kuturemerera kumva ko hari ituro twaha Imana, ntibikwiriye no kumvikana ko hari ikibazo kuba hari icyo wahaye Imana cyangwa Imana wayihaye ejo ikaba ikigusaba. Ni ukuvuga ngo nubwo isi yose ari iyanjye, ni ijambo ry'Imana rigusubiramo, nubwo isi yose ari iyanjye, ariko mwebwe nzu ya Yakobo, Bayisiraheli, mwebwe. Haleluya. Ndashaka kuba muri ba mwebwe. Muvandi, wiba muri ba bandi. Imana iravuga ngo nubwo isi yose ari iyanjye, ni ukuvuga ngo ku isi harimo ibyiciro bibiri. Harimo icyiciro cy'abana b'Imana yaremesheje amaboko yayo, ariko harimo n'icyiciro cy'umuryango wa Isiraheli. Haleluya. Abo nibo nshaka rero kubahomo, abo ni nabo ndi kubwira ngewe muri aka kanya. Nzu ya Yakobo we, munya Isiraheli, muvandimwe nkubwire, nukuri wibuka iby'Imana yasezeranye nawe, umenye ko itakuremeye kurimbuka, ahubwo umenye ko Sekibi ari ku rugamba kugira ngo akurwanye, maze azagutere kurimbuka. Kubera iyo mpamvu rero wikwemera Sekibi ko yaba yakwitwarira ngo akujyana kugira igikoresho cye, ahubwo mutsinde muneshe.
haleluya, ni urugamba, ntabwo ari ibintu byoroshye. Kuba urumuri mu isi y'umwijima ni urugamba. Kuvugisha ukuri ahantu hari ikinyoma ni urugamba. Twarabirebye, twaganiriye mu kuri, tuza gusanga n'ingaruka z'ikinyoma n'ingaruka z'ukuri zose twarazibonye. Haleluya, twabonye ko Stefano yishwe n'iki n'abamwanze, twaje gusanga ko Ananiya na Safira bishwe n'ikinyoma, ariko twebwe twahisemo kuzapfa nka Stefano, gupfa nka Ananiya na Safira. Aho turaharangije, ukuri gukomeze gutsinde, ukuri gukomeze kuneshe, kuko naho kwagaragara mu maso y'abantu ko kwatsinzwe, ariko ukuri kuzakomeza kuba gufite imbaraga kugeza ku iherezo ry'urugendo. Haleluya, amen. Reka rero tuganire kuri iri jambo nakubwiye rikomeye cyane, ibitambo n'amaturo. Abantu benshi rero usanga bijujuta ngo ariko se ngo Imana iri kudusaba ibitambo koko, ngo Imana idusaba amaturo koko, ugasanga turabibyitiranye. Mva reka tubivangure. Ibitambo n'amaturo ni ibintu bibiri bitandukanye, ariko byose bikora umurimo umwe. Ni ukuvuga iki rero? Ibitambo n'amaturo ni ibintu bibiri bitandukanye, bihereye no ku magambo yabyo. Gutamba no gutura ntabwo ari kimwe. Umumaro wabyo ni uri butume bihura, mbese isano yabyo iri ku mumaro wabyo. Ariko mbere y'uko twinjira mu isano yabyo cyangwa mu mumaro wabyo, reka tubanze twumve gutamba ni iki, gutura ni iki. Gutamba rero, gutura cyangwa igitambo kiva ku inshinga. Inshinga ni ugutamba. Gutamba rero ni ugufata ikintu ukakivugiraho amagambo cyangwa se ukacyita ikintu runaka, noneho ukaba wagikuramo ubuzima bwacyo kugira ngo gikore umurimo uwundi murimo. Reka tubishyire ibitambo cyane cyane turabibona cyane mu bintu bifite amaraso. Ibintu bifite amaraso nibyo bikunda kwitwa ibitambo. Ni ukuvuga rero ngo mu gihe cy'isezerano rya kera, Imana yajyaga yigomba ibitambo. Ibitambo rero bikaba ari iki? Ari ikintu gifite amaraso, cyamenwaga ayo maraso kugira ngo aturwe Imana. Igitambo kikaba ayo maraso y'icyo kintu cyangwa se ayo maraso y'uwo muntu, akaba impamvu yo kugira ngo haboneke inyishyu ku kibazo iki n'iki cyari gihari. Noneho rero turaza kubyinjiramo neza tuhereye no ku magambo ari muri Bibiliya. Ariko igitambo ni icyo ngicyo. Igitambo kugira ngo cyitwe igitambo nuko kigomba kuba cyifitemo ubuzima. Cyitwa igitambo kubera ko cyifitemo ubuzima, noneho kigatangwa kugira ngo kibe impongano cyangwa se kibe mu mwanya w'ikintu cyagombaga gukorwa. Ariko iyo ni ukuvuga ngo icyo kibaye, icyo gitambo kibonetse, hari ikindi kintu gisimbura. Haleluya. Nyagasani ajya dusanga wenda no mu buzima bwacu bw'uyu munsi akavuga ati iwawe nahigombye igitambo. Bijya bibaho cyane, ukajya ukabona wenda wari ufite inka igapfa, ariko Imana ikazakubwira ngo iki kintu cyabaye igitambo, cyagiye mu mwanya w'umuntu wagombaga gupfa. Bijya bibaho pe, bijya bibaho. Kera rero kugira ngo dusobanukirwe neza ibitambo, turabireba cyane cyane mu isezerano rya kera, nibwo tuzasobanukirwa itandukaniro riri hagati y'amaturo n'ibitambo. Haleluya. Noneho ituro rero, ituro riva ku nshinga gutura. Gutura rero ni ugufata ikintu, ntabwo ari ugufata umuntu. Washoboraga no gutura umuntu cyangwa ikintu, mbese ukagitanga kivuye ku mutima. Mbese ukavuga uti iki ngikwiye ku mutima, njyewe narebye wenda mfite imodoka, mfite inzu, mfite ibyo kurya, mfite ibi n'ibi, ukabitoza umurongo. None ugafatamo kimwe cyangwa se bibiri, ukavuga uti ibi ngibi ndabyigombwe, njyewe ngiye kubiha runaka, cyangwa se ngiye kubikoresha umurimo w'Imana uyu n'uyu, cyangwa se ngiye kubikoresha ikintu cyo cyitwa ituro. Ituro rero ushobora kuriha Imana cyangwa ukariha umuntu, kuko kera nko ku ngoma za cyami bya cyana gikolonize zikiriho,
bikiriho niko twabyize mu mateka, batubwiraga yuko habagaho icyo bita ituro ryagombaga kujya ku mwami. Noneho mu minsi ishize twahoze dusoma Beri, tugasanga Beri yahabwaga amaturo, ni ukuvuga ngo bayizaniraga ibyo kurya, ni ibintu bayizaniraga. Rero amaturo rero ashobora kuba agizwe n'ibintu, ushobora no gutura nk'uko umuntu ushobora kuvuga nk'uko Sara yagiye gutura Samweli, akamutura Imana, Samweli agakurira mu rusengero. Ni ukuvuga ngo ituro rishobora kuba ikintu wowe ubwawe wigomwe kugira ngo ubashe gushimisha, ubashe gukora umurimo uyu n'uyu. Ituro rero aho rihurira n'igitambo ni uko byombi bitangwa kugira ngo haboneke inyishyu ku kintu runaka. Haleluya. Nubwo igitambo kitari kimwe n'ituro, ariko byombi bitangwa kubera umumaro runaka, kubera ikintu runaka ushaka gukora. Reka tubijyane mu ijambo ry'Imana ko nibyo twahereyemo, kuko wenda ubijyanye mu isi wasanga n'ibindi bisobanuro wenda biruta ibyo wenda navuga, ariko ubu twebwe ntabwo turi muri etimoloji ni donc uburyo bwo kwiga amagambo, ahubwo twebwe icyo turi kwiga ni uburyo bwo guhuza ayo magambo kugira ngo twumve n'umumaro dufitiye. Kuba wamenya ko hari ibitambo, ukamenya ko hariho amaturo, ntabwo ari cyo cy'ingenzi. Icy'ingenzi ahubwo ni uko ugiye kumenya uburyo ugomba kubyifatamo. Ibitambo n'amaturo rero ni ibintu bibiri bitandukanye, twamaze kubibona, ariko byombi bifite umumaro umwe. Twigire rero mu ijambo ry'Imana, naho tuzasanga ibisobanuro byose dukeneye kuri ayo magambo yombi. Ibitambo rero, haleluya. Ibitambo turabireba mu ijambo ry'Imana uko Imana yagiye iganira n'Abayisiraheli. Turabireba mu gitabo cy'iyimuka Misiri. Ibitambo turabisanga cyane cyane mu gitabo cy'Intangiriro, niho tuza gusobanukirwa ibitambo. Izaki yaragiye kuba igitambo. Noneho rero ibitambo byabaga ari ikintu inka, cyane cyane isomye muri Bibiliya bakubwira umwana w'intama, itungo, kenshi bavuga itungo ni intama, kenshi bavuga intama, ntabwo ari henshi bavuga ihene. Mbese muri make iyo bavugaga ngo mutanga amatungo, ni ukuvuga ngo habagaho ibitambo bimena amaraso. Ibyo bitambo bimena amaraso rero byari bifite n'urutambiro bitambirwaho. Noneho n'amaturo akaba afite ibitambo byayo, afite urutambiro rwayo. Tugiye rero kubiganiraho mu ijambo ry'Imana twumve. Mu Ntangiriro umutwe wa 22, umurongo wa mbere, turareba ukuntu gutamba izaki byagenze. Aho ngaho niho tureba cyane cyane ikintu cyitwa gutamba. Noneho nyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu, iramubwira iti Aburahamu, arayisubiza ati ndi hano. Imana iti fata umwana wawe w'ikinege ukunda Izaki, ujye mu karere ka Moriya, nuhagera uzamutambeho igitambo gitwikwa ku musozi nzakwereka. Aburahamu arazinduka, yasa inkwi z'igitambo gitwikwa, ategura indogobe. Ubwo urumva nawe aha ngaha igitambo gitwikwa, gutwika urumva icyo ari cyo, ni ukuvuga ngo ni ikintu gifite amaraso bagomba gutwika cyangwa se kotsa kugira ngo gihinduke nyine igishobora kuribwa cyangwa se igishobora kwakirwa n'Imana. Ategura indogobe ye, nuko aragenda hamwe n'abagaragu be 2 na Izaki umwana we w'umuhungu, berekeza mu karere Imana yari yamubwiye. Ku munsi wa 3 Aburahamu yubura amaso aho hantu, ahabonera kure, maze abwira abagaragu be ati nimugume hano n'iyi ndogobe, njye n'umwana turabanza tugende tujye gusenga, hanyuma turahindukira tubasanga.
Aburahamu rero yakoze urugendo rw'iminsi 3. Iyi minsi 3 nayo ifite icyo isobanura, ni ukuvuga guha Imana utayibeshya. Ntabwo Aburahamu yakoze urugendo rw'umunsi umwe cyangwa rw'isaha imwe, ntabwo mbese ni ukuvuga ngo ntabwo yabimiraje bigishyushye kwa kundi duhinduka byacu nyine, duhinduka by'akanya gato kubera ko twabwiwe ijambo ry'Imana tugashyuha. Ntabwo Aburahamu yabyemeye mu gishyuhirane, Aburahamu yabyemeye mu buryo bwo kwemera Imana no gukora icyo Imana imutegetse kandi atayibarira igihe. Ni ukuvuga ngo iminsi 3 ni igihe gihagije cyo gutekereza ku cyo urimo. Ni ukuvuga ngo Aburahamu yashoboraga no kugira gutya, yaba ari muri urwo rugendo akavuga ati mbivuyemo ndabiretse. Ariko icyo Aburahamu nyine hano bishaka kuvuga, yafashe igihe gihagije cyo kumva icyo Imana imubwira no gukora icyo Imana imubwira. Ni ukuvuga ngo yabifatiye igihe, nicyo bishaka kuvuga. Nuko Aburahamu rero yenda inkwi z'igitambo gitwikwa, azikorera umuhungu we Izaki, ajyana urujyo rurimo amakara yaka n'icyuma. Nuko bombi barajyanirana. Izaki abwira se Aburahamu ati, dawe. Undi ati, ni ibiki mwana wanjye? Izaki ati, ko mbona umuriro n'inkwi, intama yo gutambira hehe? Aburahamu aramusubiza ati, Imana iri burebe aho yibonera intama yo gutamba mwana wanjye. Nuko bombi barakomeza barajyanirana. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Izaki agiye gutambwa rero, ariko ari Imana, urumva Imana yabwiye Aburahamu iti, genda ujye gutanga Izaki umwana wawe ukunda. Nuvuga ngo Aburahamu ahaguruka yarabizi, ariko muri rwa rugendo rwacu nk'abantu burya tugira akantu. Burya ikivuga ko turi abantu nuko dufite ako kakimuntu nyine. Ako kakimuntu rero niko katumye Aburahamu agera yafite agahinda. Nawe yaza kuba avuga ati, mwana wanjye ni wowe gitambo, yumva mbese muri make yabyubahiye Imana no kuyikunda, ariko yari afite ako kantu kakimuntu avuga ati, umwana wanjye nkunda. Wumva ikintu Imana yamubwiye, zamukana na Izaki umwana wawe w'umuhungu ukunda. Fata umwana wawe w'ikinege ukunda Izaki, umwana wawe w'ikinege ukunda, umwana w'ikinege isakunda, zamukana nawe ujye kumuntura. Aburahamu ahaguruka yaraza aho agiye, ariko umwana amubajije ati, mbese dawe igitambo kiri hehe? Aburahamu aramusubiza ati, Imana iri burebe aho yibonera intama yo gutamba mwana wanjye. Ni ukuvuga ngo Aburahamu yari afite ako kantu kigishika nk'umubyeyi. Ni ukuvuga ngo ntabwo yari agiye kubikora kubera wenda ko umutima w'ubinezere, ahubwo yari agiye kubikora kubera ko yabisabwe n'Imana. Ariko mu byo yasabwe n'Imana, Aburahamu yagize ubutwari bwo kuba atarigeze asuzugura Imana. Yemeye gukora icyo Imana imusabye nubwo cyari kimuremereye. Niryo somo cyane cyane mbese dukunze gukura muri iri jambo. Agiye rero kumutura. Iri jambo ubwaryo rifite inyigisho ndende wenda dushobora kuzajyamo mu gihe gihagije, ariko Nyagasani Yezu yari yisobanuriyeho avuga ko iyo Izaki aza gutambwa ntabwo ari wowe uri kurangiza ibibazo by'isi, cyane cyane ko Aburahamu yari yagize ako kamuntu. None Imana yigombye umwana wayo w'ikinege kandi ikunda cyane. Ni ukuvuga ngo iby'Imana yasabaga Aburahamu yageze ahira avuga iti, wowe ndakubabariye, byihorere nzabyikorera. Kubera ko yabonaga ko Aburahamu atabikoze uko bikwiye, ku buryo ayo maraso ya Izaki ntabwo ari kuba ari amaraso atagira inenge. Yari yamaze deja kugira inenge kubera ko se yari yatangiye kugira ako kantu. Haleluya. Noneho rero ikindi kandi Izaki yari agiye gutambwa, ntabwo ari wari wagiye kwitamba. Yezu we rero yoherejwe mu isi, ariko yemera nawe burya yashyizemo ubushake. Iyo ashaka yari kubyihorera, yari kuvuga ati, dawe ndabyanze. Ariko wibuke ko mu mirima y'umuzeti yavuze ati, nibibuko nshaka. Ariko Izaki we ntabwo ari kubivuga kuko nta bwenge yari afite, nta nubwo arazi ibiri kuba. Ni ukuvuga iki rero? Turi kugeranya Izaki na Yezu. Mu by'ukuri ndi kukwihutira muri iri somo kuko atari ryo tugendereyeho none ahangaha, ariko isomo tuzagenderaho none ako niturijyamo iri ngiri nzabigusobanura neza kuko inyigisho yabyo irahari. Iyo rero turi kuvuga uyu munsi ni yerekeranye n'iki gitambo. Iki gitambo rero cya Izaki ni igitambo gitwikwa. Nayo mpamvu Izaki Aburahamu yari yateguye n'inkwi. Haleluya. Ni ukuvuga ngo yari yazanye inyama, ariko yazanye n'inkwi.
ubwo rero ukomeje gusoma waza gusanga igihe cyo ukuntu agiye gutamba umwana hahise haboneka umwana w'intama nuko aba ari we utambwa, wa mwana w'intama waje kuba inde? Kristo, umwana w'intama wapfiriye ku musaraba agapfira abanyabyaha bose. Haleluya. Muri make rero mu mwanya wa Isaki hapfuye Yezu. Ntabwo iri somo ari ryo turi buze gutindaho uyu munsi, ahubwo icyo nshaka kukubwira ni ku bitambo n'amaturo. Ituro rero n'ibitambo turi kugenda tubyumva, ni ukuvuga ngo hari igihe cyageze, ubwo mbese ku buryo bw'igitambo reka turangize ibyo bitambo. Igitambo rero cyaje kuba Kristo ari nawe wakuyeho ibitambo byose bimena amaraso. Kugeza uyu munsi ntabwo Imana ijya idusaba ibitambo bimena amaraso, ntabwo ivuga ngo uzane umwana w'intama ngo umushyire aha ngaha ngo bigenze gutya, kuko Kristo iyo yitanzeho igitambo kitagira inenge, Imana ishima ibitambo byose. Haleluya. Ntiyongera gusaba igitambo. Reka rero dusome mu gitabo cy'Ibarura umutwe wa 15 niho dushobora gusanga ibintu byose bijyanye n'amaturo n'ibitambo. Reka rero tugerageze kugenda dusoma tureba itandukaniro twasanga mu maturo n'ibitambo. Uhoraho abwira Musa ati, dore ibyo uzabwira Abayisiraheli igihe muzamara gutaha mu gihugu nzabaha ngo muzagiture, igihe muzatura Uhoraho ibiribwa, igitambo gitwikwa cyangwa n'amatungo magufi n'amaremare, nimushaka kurangiza indahiro mwahize cyangwa gutura igitambo ku bushake bwanyu, cyangwa se ari igitambo cyo mu minsi mikuru yanyu, nimutura rero Uhoraho ibiribwa bifite impumuro imwurura, uzabimushyira azatange ituro ry'icyibo cy'ifu ivugishijwe 1/4 cy'akabindi k'amavuta. Naho divayi y'igitambo giseswa uzatura 1/4 cy'akabindi giherekejwe n'igitambo gitwikwa cyangwa n'igitambo gisanzwe, niba ari umwana w'intama. Niba ari isekurume y'intama uzatura ibyibo 2 by'ifu ivugishijwe 1/3 cy'akabindi k'amavuta, wongereho na 1/3 cy'akabindi ka divayi yo guturwaho igitambo giseswa. Kugeza ubu ngubu turi kumva ibitambo 2. Hari igitambo giseswa kiri muri divayi, hari n'igitambo giseswa kiri muri iyo ntama cyangwa se isekurume cyangwa intama. Ibyo ni ibitambo biseswa. Hakabaho noneho n'ituro rizajya riherekeza ibyo bitambo biseswa. Ni ukuvuga ngo Abayisiraheli bagombaga gutura igitambo giseswa giherekejwe n'ituro ry'ifu cyangwa se ry'ikindi kintu mbese bijyanye. Ni ukuvuga ngo ni nk'ibiryo, ni nk'inyama n'uburisho, niko umuntu yabigereranya mu kinyarwanda cyacu. Uhoraho uzatura utyo Uhoraho ibyo biribwa bifite impumuro imwurura. Kurura rero ni ugutuma umuntu wari urakaye mbese agira uburakari bushira, mbese ni nko kumugusha neza. Ubwo rero ibyo ngibyo babikoraga mu buryo bwo kurura Uhoraho, mu buryo bwo kumugusha neza, mu buryo bwo kumusaba imbabazi, mbese mu buryo bwo gutuma atabarakarira cyane. Uhoraho numutura ikimasa aho igitambo gitwikwa cyangwa igitambo cy'ubuhoro. Ikimasa rero nacyo turacyumvise, ni ukuvuga hari aho nakubwiye nti ntabwo nzi niba hari andi maturo, ariko ahangaha turayumvise ko habayeho ituro ry'ikimasa. Ni ukuvuga rero ngo hari amaturo amena amaraso ariko y'amatungo atandukanye. Ituro ry'ikimasa rero rirabonetse. Icyo kimasa kizaherekezwa n'ituro ry'ibyibo 3 by'ifu ivugishijwe 1/2 cy'akabindi k'amavuta. Naho divayi y'igitambo giseswa uzatura 1/2 cy'akabindi. Ibyo bizabera Uhoraho ifunguro rifite impumuro imwurura. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo babituraga mu buryo bwo kurura Uhoraho. Ituro ryaba ikimasa, isekurume y'intama, umwana w'intama cyangwa y'ihene nayo irabonetse, nuko muzajya mugenza. Ni ukuvuga ngo amaturo yari intama, ihene, inka cyangwa se n'ikindi icyo ari cyo cyose ubwo gifite
amaraso. Nuko muzajya mubigenza. Amatungo muzatura uko azaba angana kose muzagenza mutyo kuri buri tungo. Nuko umunyagihugu kavukire wese azajya atura ibitambo nuko nguko azajya bitura igihe azaba ashyikiriza Uhoraho ibiribwa bifite impumuro imwurura. Noneho rero ituro ry'imigati y'umuganura rero nayo reka turirebe. Uhoraho abwira Musa ati, dore ibyo uzabwira Abayisiraheli. Ubwo ni ukuvuga ngo twamaze kubona iki? Twamaze kubona ko harimo ituro n'igitambo. Ituro ni bya bindi biherekeza cya gitambo giseswa cyangwa kimena amaraso cyangwa se divayi. Icyo ngicyo mbese ikiri likide. Uhoraho abwira Musa ati, dore ibyo uzabwira Abayisiraheli. Nimumara kugera mu gihugu ngiye kubajyanamo, mukarya ku migati yacyo, muzagabanyeho iy'ituro mugomba guha Uhoraho. Ni ukuvuga ngo hari imigati bazahabwa, ariko hari n'iy'ituro bagomba guha Uhoraho. Noneho rero ni ukuvuga ngo iyo migati bagomba guha Uhoraho bazajya bafata ku y'Uhoraho yabahaye. Noneho bagire iyo barya, bagire n'iyo bamugenera. Haleluya. Ibyo ngibyo biri kumvikana rero. Ni ukuvuga rero ngo bazajya bafataho, mugomba guha Uhoraho ku mutsima w'umuganura muzagabanyeho. Ni ukuvuga ngo ntabwo bazaha byose Uhoraho, muzagabanyeho. Ni ibi rero Nyagasani amaze iminsi adusaba byo gutangaho. Ntabwo Nyagasani agusaba ibyo ufite byose, ariko arakubwira ati gabanyaho ume. Ni ukuvuga ngo ntabwo Yesu akubwira ngo noneho ngo fata inzu yawe, ngo fata imodoka yawe, ngo ubigurishe ubime, ngo fata wenda se imirima yawe, fata umuryango wawe ugurisha uwume, ariko arakubwira ati gabanyaho. Haleluya. Gutangaho, muzagabanyeho irobe ry'ituro mugomba guhuhoraho. Iryo gabanya muzarikora nk'uko musanzwe mubigenza ku yindi misaruro. Haleluya. Ubwo ahangaha turi kugenda tugerageza kumva noneho natwe igabanya. Aba ni Abayisiraheli, kandi twamaze kumenya ko natwe turi mu muryango wa Isiraheli. Iryo gabanya rero twebwe ntabwo Imana iri kudusaba irobe ry'umutsima, kuko Imana ntabwo iduha ifu gusa, ahubwo Imana iduha ifu mu buryo bw'amafaranga. Imana iduha ifu mu buryo ubwo ari bwo bwose. None ikavuga iti kuki ufite gabanyaho. Ndumva abantu bafite ikibazo mu gutanga ahangaha ari buze kudufasha. Nubwo tuzagenda tubiganiraho, ntabwo iyi nyigisho irangiye uyu munsi. Tugiye gukomeza kugenda tureba uburyo twagabanyaho. Ubwo turi kumva amabwiriza Abayisiraheli bahawe. Ejo cyangwa ejo bundi tuzareba noneho ayo mabwiriza tuyagendamo dute, kuko Abayisiraheli bayahawe nk'amabwiriza kandi bagombaga gukora. Iryo gabanya muzarikora nk'uko musanzwe mubigenza ku yindi misaruro. Ni ukuvuga rero muvandimwe, niba udafite undi musaruro usanzwe ugabanyaho, urumva ko bikubereye ikibazo. Abayisiraheli rero aba ntabwo bari bafite ikibazo, kuko bari basanzwe babikora. Wowe utabikoraga rero, ubwo Nyagasani arimo kukubwira uko ugomba kubigenza. Ku mitsima y'umuganura muzagomba guhaho ituro Uhoraho, muzabigenze mutyo no mu myaka yose. Haleluya. Muzabigenza gutyo no mu myaka yose. Noneho rero ahangaha kenshi na kenshi niho Kiliziya ikunda kuduha itegeko ivuga ngo, yaduhaye itegeko rya Kiliziya nyine ivuga ngo urajya utanga ituro rya Kiliziya uko umwaka utashye. Ubundi ni uko umwaka utashye, kuko Bibiliya ivuga buri muzajya mubigenza mutyo mu myaka yose. Igihe rero wahawe ituro ry'umuganura, umuganura ni ukuvuga akantu ka mbere ubonye, mbese ni ukuvuga ngo babagiraga sezo yo guhinga. Ni ukuvuga bagahinga bakazagira igihe cyo gukora ku muganura. Wa muganura mbere y'uko bawiha rero bakabanza guhaho Imana icyo yabategekaga gutanga. Twebwe rero nituza kuhura n'iri jambo, tuzareba uburyo tugomba gutanga 1/10 n'igihe tugomba kugitangira. Ibitambo rero by'icyaha kitagambiriwe. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo hari ibitambo byo kugusha Imana neza, kuyurura, hakaba mbese ibitambo byo gusaba imbabazi, hakaba n'igitambo cyo kwigura n'Imana ku kintu wakoze utagambiriye guhemuka. Mbese kwa kundi ugira gutya guhemuka bikaba bikujeho wenda utabigambiriye. Ibyo bintu kandi bikunze kutubaho cyane, ugakora icyaha ariko mu by'ukuri utari wabigambiriye.
hari ubwo kubera uburangare muzaca kuri rimwe muri ayo mategeko Uhoraho yabwiye Musa, mukarenga ku byo yategetse abinyujije kuri Musa kuva ku munsi yabitegetseho na nyuma yaho uko ibisekuruza bigiye bisimburana. Icyo cyaha kitagambiriwe niyo cyaba cyakozwe n'ikoraniro ritabizi, ikoraniro ryose rizatura Uhoraho ikimasa w'igitambo gitwikwa gifite impumuro imwurura. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo cya gitambo baragitwikaga, noneho impumuro ni ukuvuga odeur niyo yazamukaga, donc umuhumuro wacyo niwo wazamukaga kuri Uhoraho, nuko Uhoraho ukamwurura. Rizatanga kandi ituro risanzwe, iryo koraniro, ituro risanzwe n'ibitambo biseswa uko byateganijwe, kandi n'isekurume y'ihene yo guturwaho igitambo cy'impongano y'icyaha. Ni ukuvuga rero ngo habonetse n'andi maturo asanzwe ariko n'igitambo cy'impongano y'icyaha. Guhonga rero ni ugusaba imbabazi nyine, ni uguca bugufi imbere y'uwo wakoreye icyaha, ukemera ko wakoze ikosa kandi ukemera no kuba wakwica amande. Impongano navuga ngo ni amande rero ukemera kuyica, noneho iyo mpongano y'icyaha cyangwa se ayo mande ku cyaha wemera wakoze ugaca bugufi ukabiha uwo nguwo ugomba guhereza. Umuherezabitambo azakora umuhango wo guhanagura icyaha ku ikoraniro ry'Abayisiraheli, bityo babe baronsa imbabazi. Urabyumva? Uvuga ngo rya turo ni iryo kugira gute? Kuronka imbabazi. Iri turo rero kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo icyo cyaha kitagambiriwe niyo cyaba cyakozwe n'ikoraniro ritabizi, ikoraniro ryose rizatura. Ni ukuvuga ngo ushobora gukora icyo cyaha utabizi. Iki ngiki ni icyaha cy'impongano cyangwa se ituro ry'impongano. Ni ukuvuga ituro ry'impongano ni kwa kundi ushobora kwicara ukavuga uko biri kose ntabwo nabyitwayemo neza, burya Imana iratunganye kandi njyewe ntabwo ndagera ku butungane, birakwiriye rero ko nkora ikintu iki n'iki mu buryo bwo gusaba imbabazi Imana. Haleluya. Iryo rero niryo ryaturo twebwe tugira gutya, tukaba twaha abakene, tukaba se twavuga tuti njyewe nkurikije uko Imana wenda yangiriye rwose mbona ntakwiriye kuba rwose wowe ubwawe ukaba wakwica amande uvuga uti Imana ngiye kwica amande yo kujya mfasha byibuze umukene mu buryo bwo gongera icyaha. Ko hari ibintu turangaramo tutabizi cyangwa se tutanabigambiriye, tutabikoresheje umutima mubi, ariko ibi bintu bishobora kutubaho. Icyo gihe rero iki ngiki Imana yagiteganyije, ivuga ko umuntu uzaba yumva yishinja ko hari icyana atari gutunganya azajya bigenza gutya, kugira ngo tutazahindukira tubwira Imana ngo Mana twananiwe kuba intungane, ngo kuko tutari tuzi aho ubutungane buherereye. Imana irakubwira rero ngo tanga ituro wenda ku cyuzi cyangwa se utazi, ariko kameme numara kubona ko wowe ubwawe utareshya n'Imana, ukaba umaze kubona ko wowe ubwawe udasa n'Imana, ukaba umaze kubona ko wowe ubwawe isura Imana yaguhaye hari ukuntu ugenda uyihindanya mu isi y'ikinyoma, mu isi y'ikibi, uravuga uti Imana nanjye nzajya ntangira ituro. Ngaya amaturo dutanga buri gihe, bityo rero ntabwo wabarangwa ariko se ngo ituro umuntu yaritanga kangahe? Iyi nshuro zose wakumva rwose ko ubutungane bwawe utari kubushyikira ushobora kuritanga. Iryo rero niryo ibitambo by'icyaha kitagambiriwe. Kandi uzi ko tugira ibyaha bitagambiriwe, tugira ububi, mbese muri make ibyaha bitagambiriwe ni ibivanze n'ubu buzima bwacu busanzwe. Kurakara, kugira gutya wenda umuntu akaba yakubwira akantu kumva agashyari karaje, burya bibaho. Umuntu mwaba mwariganye bakakubwira bati uzi ko yahawe promotion, ukumva akantu karaje utanagashaka pe, ariko ukavuga utakosa abandi barahirwa, ngewe karaza ko ni kaki muntu, ni kakantu dufite muri iki cyondo turemwemo ako karimo. Bakubwira batari kuzi ko runaka yabonye visa agiye kugenda, wenda se yari inshuti yawe cyangwa se wenda yari umuntu wenda wakugiriye nabi, ukumva akantu karaje ukavuga ko se ako ngako turwana nako ariko kaba gahari. Ako rero niko kajya katwanduza, kajya katwambika ububi, twazagera imbere y'Imana tugasanga turasa nabi. Ako rero umva icyaha kitagambiriwe, ako kantu utigeze ugambira ariko kaje gutyo. Umuntu arakubwiye se cyangwa se umuntu akubwiye ikintu ugahita umusubiza nabi, warangiza ukavuga ko se ibintu kuko bije biti ntabwo ni nabigambiriye. Ako rero umva uko uzajya ugasabira imbabazi ni ugutanga ituro, niko icyo gihe babigenzaga.
noneho ngo umuherezabitambo azakora umuhango wo guhanagura icyaha ku ikoraniro ry'abayisiraheli, bityo babe baronse imbabazi, kuko ari icyaha kitagambiriwe, kandi bazaba bazaniye uhoraho amaturo yabo, ibiribwa hamwe n'ibitambo by'impongano y'icyo cyaha. Imbabazi zizahabwa ikoraniro ryose ry'abayisiraheli n'umunyamahanga uzaba barimo, kuko icyo cyaha kitagambiriwe kizaba cyahamye umuryango wose. Ni ukuvuga iki rero? Ugiye ku munzani w'ubutungane ntabwo wavuga ko uri intungane. Imana iramutse ivuze iti ngiye kugushinja muvandimwe, ntabwo wavuga ko nta cyaha ufite. Bityo rero tugomba kujya twisuzuma kenshi, twarangiza tugatura n'ibyo bitambo. Ibitambo rero wenda tuzagenda tureba buhoro buhoro ibitambo twabitanga gute, ese ibitambo bundi ni iki. Ibyo ngibyo ni ibintu tuzagenda buhoro buhoro tuzagenda tubiganiraho. Ni ukuvuga ngo icyo Nyagasani yambwiye ni uko abantu bagomba gusobanukirwa ku cyerekeranye ibitambo n'amaturo. Haleluya, ibitambo n'amaturo. Noneho ubwo mu minsi iri imbere tugiye kuzareba uko tugomba kubitanga. Duhereye no kuri iri somo hari icyo turimo kugenda dusobanukirwa. Uko tugomba kubitanga rero tuzagenda tubirebaho, n'uburyo dukwiriye kwitwara. Ibyo byose tuzabiganiraho, humura. Igihe turagifite kuko turi kumwe n'umugenga w'ibihe, kandi azaduhugura, ndabyizeye. Muvandimwe rero, uyu munsi tugiye gutandukana twamaze kumenya igitambo n'amaturo uko bitandukanye, kandi tugiye kumva yuko Imana itigeze ibisaba abayisiraheli mu buryo bwo kubananiza, ahubwo yabibasabaga mu buryo bwo kubatagatifuza kugira ngo barusheho kuyinogera, barusheho gusa nayo, barusheho kwishimira no gushimisha Imana. Haleluya, amina. Muvandimwe rero, iyo ufite inshuti wumva mwaba mumeranye neza. Burya iyo ufitanye ikibazo n'inshuti wumva umutima wawe utishimye. Natwe rero uhoraho hari uburyo yashyizeho bwatuma tutagirana ibibazo nawe, hari uburyo yashyizeho bwatuma igihe hari akabazo mugomba, ni uburyo bwo kugakemura n'ayo maturo. Rero muvandimwe rero, birashoboka cyane ko wabagaho udatanga amaturo, uvuga uti nta n'icyo rwose amaturo ambwiye. Uyu munsi hari ikintu wumvise, kandi noneho guhera uyu munsi ngewe ndahamya neza ko Nyagasani agiye kukuganiza ku maturo n'ibitambo, ku buryo uzagera ubwo uvuga uti nanjye nkwiriye gutanga ituro. Ku bitambo byo rwose aho ngaho woroherwe, nta bitambo Nyagasani akigusaba, kuko igitambo Kristo yatanze cyaramunejeje, cyanejeje uhoraho. Noneho ibitambo biseswa, ibitambo bimena amaraso, ibyo ngibyo bisa n'ibikubiwe muri iryo ngiryo. Ariko kandi hari n'umuvandimwe wambaje mu minsi ishize avuga ati ese noneho misa kuki zibaho n'ibi bitambo bitakibaho? Ntabwo rero aho ngaho ntabwo tuhinjiye none aha ngaha. Ejo nzahagusubiza turebe impamvu misa igira igitambo kandi Kristo yaritanzeho igitambo kitagira inenge kimwe rukumbi, nuko akababarira ibyaha byacu twese. Imana rero iguhe kurushaho kubyumva, iguhe gusobanukirwa, iguhe no gufata umwanzuro. Rega n'ikinyoma twakivuzeho n'ukuri, nabyo wongere wisuzume. Rega Mana, nubwo tuba turangije tuvuga tuti iki cyo tubaye tugishyize ku ruhande, si ukuvuga ngo kiratsinzwe biragiye cyangwa se ngo isomo rirarangiye. Oya, ujye ufata akanya wongere unabisubiremo, uvuga uti nyamara ahantu ngewe ndumva rwose nkwiriye kuba umugenzi ugana mu ijuru, ungana mbese mbundi mu rugendo ndimo ko ntazi distance iri hagati yaho ndi naho nshigaje kugenda kugira ngo ngere aho njya. Ubu ngubu nitware nte? Nyagasani rero yarampamagaye, amamagara mu mazina yanjye, Umumararungu Marie Louise. Arambwira ati genda umbwirire abana banjye be kwirara, be kwibwira ko aho bari ariho iwabo, ahubwo abana banjye babe maso kandi bakomeze bagende neza, kuko tugiye guhura. Erega ntabwo Nyagasani yari kumpamagara ngo nkubwire muvandimwe atabona ko urugendo rwawe rusigaye ari rugufi. Ntabwo nguteye ubwoba ngo urapfuye, kuko kwa Yezu nta rupfu ahubwo habaho izuka. Haleluya. Ego wigira ubwoba rero. Haleluya. Wigira ubwoba, Nyagasani arambwiye ngo wigira ubwoba. Nongere rero nkwibutse nimero yanjye ya telefone, kugira ngo umuntu uzashaka kumbaza, haba kukuri haba kukikungisha se nama, wenda icyo ari cyo cyose cyaba gituma mbese wanshaka, 0, ubwo ni ukuvuga ngo imbere urashyiraho +250, hanyuma wandike 7
8 0 7 4 6 8 5 5. ubwo rero ndizera yuko wayumvise, kuko n'ubundi ni muri audio, nushaka kuyumva neza uzongera usubize inyuma wongera ubyumve neza. Amazina yanjye ni Umumararungu Marie Louise. Imana iguha umugisha rero muvandimwe, dufatanyije urugendo rugana mu ijuru. Nawe nubishaka uzajya umbwira amazina yawe. Hari abantu njya mbaza ngo se witwa, ndakambwira izina ritari ryo. Nukuri ko Imana njye ntacyo biba bintwaye. Njyewe icy'ingenzi ni uko nkora umurimo wanjye, ubundi nakumenya Yesu niwe kwiye kukumenya, kandi nakumenya bizaba nanjye binejeje. Haleluya. Imana iguha umugisha rero muvandimwe, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.